Niba telefone yawe iriho umuriro ikaba ishyuha cyane, fata telefone yawe nkwereke uko wakemuramo ibyo bintu. Nta kindi kintu ukozeho, ntabwo urayiforomata, ahubwo ndakwereka setting z'ibanze ugomba kuba wafunguye kugira ngo telefone yawe iheramishe umuriro ndetse ireke no kurya ikintu bita data. Hari igihe ugura megabayiti wajya kubona ukabona zishyizeho nta n'ikintu ukoze, nta kintu wadawunirodinze, ariko ukabona zihise zishyiraho, cyangwa se ukaba ufite umuriro nta kintu ukoze ukabona umuriro uri kugenda wivanaho gake gake. Fata telefone yawe nkwereke uko wabikemura. Ari nako nkubwira ngo uhaye ikaze. Niba utarakanda subscribe, manza ukande subscribe kugira ngo urebe niba wakanze no kunzogera, deni uzajya ubona ibiganiro bikugeraho buri gihe. Ari nako nkubwira ngo iyi video nubona yagushimishije cyangwa se hari icyo yagufashije, ubyandike muri comment, nurangiza ukande ku kajambo kanditseho like, nurangiza ujye ahantu handitse share, uyisharinge inshuti zawe. Ari nako nkubwira ngo nguhaye ikaze. Tugiye guhera kuri telefone irya internet. Ngiye kuba nakwereka setting ugomba kuba wakora kugira ngo telefone yawe itarya internet. Aza muri application zawe, nurangiza urebemo application yitwa setting. Ngewe ngiyi ndayikirikaho gutya, hanyuma nugera ku dashboard uraza ukanda hano handitse ngo network and internet gutya. Numara kuhakirika, hano hari setting z'ingenzi ugomba kuba warakoze umuntu ukoresha telefone kandi ushaka ko itarya umuriro. Ngiye kuba nakwereka setting rero ugomba kuba wakora. Uraza kandi hano handitse ngo data saver gutya. Aka kantu ndizera ko weho urasanga gafunze gutya bimeze. Nusanga gafunze, uraza kuza ugafungure gutya, kuko niko gatuma internet yihuta cyane, niko gatuma megabyte zawe zishira vuba. Ubwo ngubwo icyo ni ikibazo cya telefone irya internet. Tugiye noneho kuri telefone irya umuriro. Uraza nurangiza usubira inyuma muri setting, nurangiza uzi ukanda hano handitse ngo batiri gutya. Nurangiza uraza scrolling, hano harimo udusetting twinshi cyane ugomba kuba warakoze. Hanyuma rero ngiye kuba nakwereka setting y'ingenzi ugomba kuba wagira ute wafungura. Ugomba kuza hano handitse battery saver gutya. Aka kantu nusanga gafunze gutya, uraza ugafungure gutya nk'ibisanzwe. Ubwo ngubwo nusanga kameze gutya, ugomba kuza ugahita ugafungura, cyangwa se izindi nzira wacamo kugira ngo kabe kafunguka utiriwe uca muri bino bisetting byinshi. Ushobora guscrollinga hano hejuru gutya, warangiza ukareba hano handitse ngo battery saver gutya, warangiza ugahita ugakirikaho gutya. Ureba ko ni ibintu byoroshye cyane, gahita gafunguka. Rero izi setting nizo nifuzaga kuba nabagezaho. Ubwo ku muntu warebye ino video uraza kumbwira muri comment niba byakunze, kandi nabwo niba telefone yawe itabikora utwandikire muri comment, noneho wandike ubwoko bwa telefoni ukoresha, ubundi tuzaguhe video yabyo. Iyi video rero nuko irangiye, ariko kugira ngo tuzasubire mu yindi video itaha, muri abantu b'agaciro cyane.